Nyuma yo gutumikira abadutumye reka dukomeze n'amakuru yacu hano mu mujyi wa Kigali aho tuye mu karere ka Nyarugenge by'umwihariko mu murenge wa Kigali biganjemo bakora ubucuruzi muri uyu murenge binubira amafaranga bacibwa na bamwe mu nzego z'ibanze ngo atagira inyemezabwishyu bafatirwa mu bihano bimwe na bimwe bakayacibwa babwirwa ko utayatanga ari bufungirwe ndetse ngo akanafungirwa ariko aya mafaranga batanga ntahabwe inyemezabwishyu yo bita ruswa ndetse ngo usanga bayacibwa kandi n'ibikorwa bisanzwe bya leta babikora bakibaza impamvu bikorwa n'ubu buyobozi ndetse ko atari ubwa mbere babigaragaje ariko ngo ntacyo bikorwa horeho Senyirimana adufitiye inkuru ku buryo burambuye reka tumuhe ikaze. Abacururiza mu dusantere tunyuranye two mu kagari ka Mwendo mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge baravuga ko babangamiwe n'inzego zirimo urwego rwa DASSO, irondo ndetse n'ubuyobozi bw'akagari ka Mwendo kubaca amafaranga 30,000 ataziwe inkomoko, rimwe na rimwe ngo bayita y'isuku ubundi bakayahimbira izindi nyito, ariko ayo mafaranga nubwo aba baturage bagaragaza ko bayishyura nta nyemezabwishyu bahabwa cyangwa bababwire amwe mu makosa yatumye babaca aya mafaranga 30,000. Bamwe bagaragaza ko bagiye bayishyura kuri mobile money, abandi bakayatanga mu ntoki ndetse utabikoze bakamufungira, dore ko hari n'abafungirwa inyubako zabo bakazongera gufungura ari uko batanze aya mafaranga nyamara batazi icyo bayishyuriye. Aba ni bamwe mu baganiriye n'umunyamakuru, ntibashatse ko amazina ndetse n'amafoto byabo bishyirwa hanze, gusa mu gahinda kenshi bagaragaza ko barambiwe no gucibwa amafaranga 30,000 atagira inyemezabwishyu ndetse batazi n'icyo bayatangiye. ubwo ngiye kuvugira fone ngiye banze tukava ku isembu shuri nuko byagiye ndabahamagara baramubwira ndashaka burya nuko yita n'abandi b'icyo nyine mbamafaranga amahangare 30. fagitire ze ubwo bakubwiye ngo nayiki byagenze bite? ntabwo nayo kuvanga wayahaye nde suko naje kuri nimero y'uwitwa nde? Rosine umusoro utanga irondo ndaritanga igihe utanga irondo ziko naraye hanze kandi nkodesha inzu ese ubundi usanze bakwiye ntabwo umusirwe by'irondo ushobora kuzamura icyo ashinzwe irondo cyatizwe umutekano w'abaturage icyo yakagombye kuba ashinzwe n'ibyo ntabwo yagombye kujya mu mabutiki cyangwa utubari mu gihe guca amafaranga numva ko rero hagati yabo kandi nsanga ari neza ko ba mudugudu basaruza amafaranga yo guhera mu bantu b'abanyeshuri none nabo barabishimba bakajya kwisabizanya byumva byari ntabwo bitandukanye gufata urwego rw'ubuyobozi gufata urwego rw'umutekano ukabuzaza bakwereza ati ibintu gukora biparike uko baguhe woningi we yakagombye kuza ariko n'ubuyobozi ubwo yose ntiwari bubura abandi bakuraho mu bandi nanjye nuko mbaye bamugara ngeraho ibindi nk'icumi uraza kuri ba none ndareba ariko Ushobora kugira ngo uko gutaka kw'aba bacuruzi gushingiye ku busa, nyamara abenshi baragaragaza ko ibimaze kuba akamenyero, dore ko ngamwe namwe bagiye bishyura kuri mobile money y'uwitwa Rosine Uwizeyimana aragaragaza n'ubundi amafaranga amaze kwishyura ko kanya ari kumwe n'umunyamakuru 30,000 byohereje kuri Rosine Uwizeyimana. Mwigenzura ry'umunyamakuru ndetse no kubaza abandi bari mu nzego zitandukanye kugira hamenyekane uyu Uwizeyimana Rosine uwo ari we, umunyamakuru yaje gusanga n'ubundi uyu Rosine Uwizeyimana wohererezwa amafaranga acibwa aba bacuruzi asanzwe ari umubitsi w'irondo muri aka gace ka Mwendo. Amafaranga yose akaba ari wanyuzwaho nk'uko bigaragara mu butumwa bugufi umunyamakuru yahawe n'umwe mu baciwe ayo mafaranga y'agaherere. Uretse ibyo kandi hari abayishyura mu ntoki, abandi bakanyuza kuri mobile money. Aha umunyerondo Jean Sengiyumva mwijwi umunyamakuru afite ari kwishyuza umwe mu macuruzi 10,000 byasigaye ku mafaranga 20 yamuhaye mu ntoki, akababwira ko andi mafaranga 10,000 baza kuyatora ku mugoroba. Ariko aha Jean Sengiyumva arumvikana amuhamagara amubwira ko ngo amafaranga gitifu w'akagari yayanze bityo ko akwiye kuzuza 30,000 yaciwe. Ariko nanone Jean Sengiyumva uzwi ku izina rya Kazungu aratanga nimero zo kwishyurirwaho. Umunyamakuru yaje kugenzura agasanga izo nimero zibaruye ku mazina n'ubundi ye bwite ya Jean Sengiyumva kujya muri operation yo guca aya mafaranga. Ibi bwange niturango wenda tuyaza nuko byagenze ubwo rero nubwo bari baramubwira ati nimugoroba wewe nubwo namubwiye ejo mu gitondo ubwo aramubwira ati nimugoroba Kazungu araza gusubirayo nimugoroba rwose ntabwo ndi buyabone nk'ubu tuba dufunze nta mukiriya uba uhari turafungura
ntacyo nyine wowe ntacyo ubwo mu gitondo we turabonana mu gitondo nta kibazo. ariko afite na telefone ngiye nayamushyiriraho n'ejo niyo umuntu ababonye anahita agira ubwoba oya telefone iyo umpamagayeho ni iyi reka mu bise kuri MTN yego uhita uyimpa ngiye guhita mubwitura tuyibona cyangwa se ndeka nikubwira uyandike nimba ufite indi telefone mbwira 078 3 2 7 6 Ibi byatumye umunyamakuru abaza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali kugira ngo asobanure iby'aya mafaranga, agaragaza ko atari umuvugizi w'urwego, gusa ku rundi ruhande yagaragarije umunyamakuru ko ibyo atarabizi ndetse ko agiye kubyikurikiranira. Icyo yongeraho nuko ngo n'uwacibwa amafaranga yagakwiriye kuba ahabwa inyemezabwishyu ndetse no gusobanurirwa icyo yaciriwe. Akongeraho ko umurenge utigeze utuma aba bantu guca amafaranga abaturage mu buryo nk'ubu butazwi. Gusa ku ruhande rw'umujyi wa Kigali ubuyobozi bugaragaza ko bugiye gukurikirana iki kibazo. Emma Claudine Ntirenganya, umuvugizi w'umujyi wa Kigali, agaragaza ko iki kibazo bagiye kugikurikirana mu maguru mashya kigakemuka. Baza kubaza ibindi uko bimeze, kandi dushimira cyane abantu baba batanze amakuru atandukanye kugira ngo atume dukomeza kugenzura imikorere yaba y'abashinzwe ibintu runaka mu nzego z'ibanze cyangwa se no mu zindi nzego byaba irondo n'abandi. Tukibutsa abaturage ko rwose ikintu baba bagomba kuzirikana, amafaranga baba bagomba kwishyura y'ibintu runaka bazwi, ariko kandi niyo hari amande ugomba gucibwa kubera ko wagize amakosa runaka, nabyo biba bizwi n'amakosa ugiye gucibwa amande uyazi. Tugasaba rero ko umuntu yirinda gucibwa amande, birumvikana, ariko byaba ngombwa yuko ugomba kuyacibwa nyine ukayatanga. Hanyuma ariko niba ubona ibintu ugiye gukora byitwa gutanga ruswa, ibyo bintu byitwa gutanga ruswa, tubutse abaturage ko badufasha kwanga gutanga ruswa, ariko baba badufasha kuyica burundu. Uku gucibwa amafaranga atazwi inkomoko ndetse atagira inyemezabwishyu, abatuye Mwendo bagaragaza ko bimaze kuba akamenyero kuri aba banyerondo, daso ndetse n'abayobozi b'akagari, aho usanga batirirwa mu biro by'akagari ahubwo bakirirwa mu baturage bashakisha amafaranga nk'ayo, aho abenshi bayishyura ku gitugu ndetse bagashyirwaho n'iterabwoba, aho usanga abacuruzi batayishyura bizinesi zabo zifungwa. Ibyanatumye hari umunyamakuru yasanze bapakurura ibintu byabo rwihishwa kugira ngo bimukire mu kindi gice kitari Mwendo, ngo kuko bamaze kurembywa n'uyu witwa Kazungu ukora mu irondo ndetse n'umukobwa w'umudaso witwa Ahishakiye, ngari bakunda kugaragara mu ibyo bice baca amafaranga abaturage haba ku manywa na nimugoroba. Leonce Nyirimana, ATV, mu mujyi wa Kigali. Gisa Steven Nsengiyumva arakoze cyane. Dukomeje n'amakuru yacu, kandi bamwe mu batuye mu tugari dutandukanye tugize umurenge wa Jabana ni mu karere ka Gasabo barasaba guhabwa inzitiramibu, bityo bikabafasha guhangana n'indwara ya malaria bavuga ko ibugarije kandi imaze igihe yibasiye abatuye muri aka gace, dore ko bamaze imyaka irenga 5 badahabwa inzitiramibu nk'uko kera byahoze. Bakavuga ko kandi nta n'ahandi wabona uyigura ikoranye umuti. Reka duhe ikaze Louis Patrick Muhirwa udufitiye inkuru ku buryo burambuye. Mfite arwara malaria 3 mu kwezi. Gusa ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC nigihwema gukangurira abanyarwanda kwirinda iyi ndwara. Benshi mu baturage batuye mu murenge wa Jabana bakagaragaza ko ingamba yo kuryama mu nzitiramibu ikoranye umuti kuri bo mwimwe mu zibafasha kwirinda iyi ndwara kuri bo kuri ubu itagishoboka, kuko nazo baheruka guhabwa n'abazifite zamaze kubasaziraho, nyamara ari bwo buryo bizera bwo kwirinda malaria. Abo tuziheruka tuzifashe ndumva hashize nk'imyaka igeze nko muri 3 ahari nimba itanarenga, ubwo ndagereranyije ubona ko tuyifite imbogamizi yazo cyane. N'abana baba barwaragurika iyo mu gihe batayirayemo, ariko iyo bayirayemo ushobora no kugira umwana akarangiza umwaka wenda atayirwaye. Urabona nk'ubu dore cyangwa bimwe si ibiheri mu bireba, ni ibiheri by'umubu. Ku bigendanye n'inzitiramibu tumaze igihe kinini cyane, igihe kigera ku myaka 3 tudafata supanete. Ishize tudaheruka gufata supanete, duheruka gufata supanete muri cya gihe bateraga umuti mu mazu. Baradufashaga, wenda nko mu mwaka narwazagamo malaria 2,
ariko ubu iyo nkabije mu mezi 3 umwana yirwayemo 2. hashize igihe nyine twarazibonye izo zakoreshwa mu kinini kurashaje mbese urebye muri make. Aba baturage ntibasiba no kugaragaza ko n'izo baguraga ku masoko nubwo kuri bo ziba zihenze kuri ubu zabuze, ndetse usanga ziba zitujuje ubuziranenge kuko inyinshi muri zo nta muti ziba zifite. Oya rega buriya abantu bose ntabwo tuba duhanyije ubushobozi, hari ubushoboye kujya kuyigurira ku isoko ryaho, hari n'ubutabishoboye. Batubwira ko nta karishya ibirimo izo tujya kugura, ariko nta n'iziriho ubu ngubu zarabuze, niyo tubajije batubwira ko zabuze. Icyifuzo cyabo ni uko bahabwa inzitiramibu zikabafasha, bityo bakabasha guhangana n'iyi ndwara ya malariya imaze igihe yibasira abaturage. Twifuza yuko wenda mwadushyiriraho gahunda yo kuduha izindi nzitiramubu. Twasabaga wenda ko bakongera bakadufasha supaneti. Icyifuzo dufite ni cyo kubona izo supaneti, izindi zihari zirashaje. Dr Mbituyumuremyi Aimable ni umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu ishami rishinzwe kurwanya malariya. Ku bigaragazwa n'aba baturage bo muri uyu murenge wa Jabana, yumvikana bahumuriza ko mu gihe cya vuba bazatangira guhabwa izi nzitiramibu. Gutanga inzitiramibu zikoranye umuti, uburyo zitangwa, hari uturere duhabwa izo nzitiramibu mu baturage bose, bitwita ko ari kampanye, kandi Gasabo iri mu bahabwa izo nzitiramibu ku baturage bose, umujyi wa Kigali wose urimo. Iyo kampanye rero ikorwa buri myaka 3, izindi zongera gutangwa umwaka utaha. Bagatanga muri iyo myaka 3 ukeneye inzitiramibu atari mu buryo bwa kampanye, ubu hari gutegurwa uburyo izajya zigezwa ku bantu ku giciro kiba cyemejwe, ku buryo n'umuturage ayibona ku giciro gihwanye n'icyo yaranguweho, nta nyungu yindi. Kugeza ubu ikigo cy'igihugu RBC kigaragaza ko mu mwaka ushize wa 2024 mu Rwanda habonetse abarwayi ba malariya barenga 600,000, bakaba bariyongereyeho hafi 50,000 ugereranyije n'abarwaye iyi ndwara mu mwaka wa 2023. Ngenderuwi Patrick Muhirwa, ATV mu mujyi wa Kigali.